Bakunzi basoma Rwanda TV nkuko bisanzwe ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Uyu munsi nabazaniye umusaza muze. Komera. Urahariko? Urakomeye? Ura amata rwose. Ndakureba wanyweye amata, mu bwana bwawe unywa amata, mu busore bwawe unywa amata, mu bugabo bwawe unywa amata, mu busaza bwawe unywa amata. Ndakureba. Muze. Abanyarwanda bari kukureba. Niki wabwira abanyarwanda? Nabwira abanyarwanda ubona ko turi mu bihe byiza. Yego. Twavuye mu bihe bibi. Igihe bitekereza. Yego. Muzehe? Ese waba ufite imyaka ingahe? 65. Witwa nde? Nshokeye Nshokeye inka Gaspard. Ufite izina ryiza cyane. Nshokeye inka. Inka. Iyo bavuze inka mu muco nyarwanda baba bavuze iki? Numva itungo rikomeye ribashaho abanyarwanda. Bivuze ngo ni ubukungu. Kuko umuntu ufite inka bari umukungu. Muzehe, wambwira abaperezida b'u Rwanda? Ndabazi, harimo abo nzi. Yego. Ariko mbonye umutwe ndamuzi. Yego. Kayibanza ndamuzi. Yego. Habyarimana ndamuzi. Yego. Na Kagame ndamuzi. Yego. Nantuza na hajya muri itonde niba bigeze kubonye bose. Habyarimana? Ndi. Ntabwo muzi. Harimo abandi bayibonye nk'izuba cyuho ariko nitwa nde. Okay, Bizimungu pastor. Yari pastor. Muzehe. Ufite imyaka 65. Niki kintu cyakubayeho kibabaje wigeze uhura nacyo? Ikintu cyambaye kibabaje ni genocide kabisa rwose. Yarakubabaje nukuri cyane kubyifuza. Nukwihangana. Natwe twihangana. N'abanyarwanda tubihanganisha. Nicyo kintu nanjye ntekereza cyabaye ku gihugu cyacu kibabaje. Kibabaje nukuri. Bakunzi basoma Rwanda TV ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda. Umusaza muze utuye mu kahe karere? Akarere Gicumbi. Ni akarere k'imisozi? Kimisozi. Miremire rwose. Ni umunyamakuru witwa Steven Rwanda. Ndabakunda abanyarwanda. Hari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda? Ikintu nabwira abanyarwanda ni urukundo. N'amatora tuvuyemo. Yego. Ya Perezida wa Repubulika. Yego. Amatora yagenze neza. Yego. Amatora yacu yagenze neza. Twarayishimiye. Yego rwose. Nicyo ngicyo ndakwishimira. Nukuri rwose. Nshimishwa nuko dufite umuyobozi mwiza ngewe. Cyane. Yatugejeje kuri byinshi. Byinshi noneho zibinagiye kuzatugezaho biratangaje. Biratangaje. Ndi umwana muto nanjye ndamukunda. Navutse ayobora. Ndifuza ko azakomeza kutuyobora. Muze urakoze. Uhaye abanyarwanda ikiganiro cyiza. Ndetse barifuza ko bazasaza bakagera mu myaka ugezemo. Biriya bintu byo gupfa ukenyutse uri umwana ntago ari ibintu byiza. Burya gukura njya nkunda kubwira abantu ngo umuntu ukuze ni ubwenge bw'isi. Nubwo isi ari isi, ariko hari ubwenge buri ku isi. Ubwo bwenge tubwirwa n'abakuru. Abakuru nibo mwebwe. Bakunzi basoma Rwanda TV. Yego. Turi kumwe cyane. Ngewe hari ikintu ushobora kubwira. Nta kibazo. Kuva muri mirongo urumva? Muri 81. Yego. Kugira icyenda inani gatanu. Yego. Nabari abantu abanyarwanda barameshejwe muri Uganda. Abo ngabo nabo uzabambwira uti mukomeye. Barananzi bahita nzasuhuza abanyarwanda. Abo ngabo bavuye Uganda. Icyo gihe. Inani kabiri no kwiza inani kane. Yego. Nzabasuhuza. Bazahita bamenya. Amazina yanjye ntago baranze. Nzabasuhuza